nibyo mwarutseho bwakeye ndabasuje rwose ndabaramukije bifurije kugubwa neza mwe mudukurikiranye muri mu bice bitandukanye cyangwa se mu mpande zigiye zitandukanye kuri mikoro wongeye kubasuza ndi Bosco. Iyi ni Region Info, turi ku itariki 16 turi mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. ni igitondo cyuje amakuru rero, aho twongeye kugaruka mbere y'izi mikoro kugira ngo turusheho kubana mu gusobanukirwa ibirimo kujya mbere ndetse n'ibikomeje kurushaho kuba byamenyekana mw'abantu mwe muri ano makuru akomeje kujya ahagaragara. Turerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, turerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru, turebe byose uko byifashe hano mu karere. Mwamaze kwitegura kujya mu mirimo igiye itandukanye, ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze, nako mbonera kubifuriza kugubwa neza mu bice murimo ndetse mu mpande zigiye zitandukanye, aho mudahwema kutugaragariza urukundo ndetse no kutwereka yuko mudukurikirana muri bino biganiro ndetse n'amakuru bigiye bitandukanye. Nahawe nahange rero kugira ngo dukande subscribe hano kuri uyu muyoboro, ubundi tujye tubasha kwikurikiranira amakuru uko bihagaze. Natangiye mu masaha mu gitondo mbabwira amakuru, ariko nkanababwira yuko mugomba kunyarukira kuri Kigali Political TV kugira ngo dukurikirane cyangwa se dufatanye kugera dukurikirana amakuru akomeje kugenda ajya ahagaragara muri teritwari ya Masisi. Bimwe mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba AFC mu 23 hari kuvugwamo ibikorwa by'ihohotera cyangwa se byo guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bamwe mu babituye rero ngo bakomeje kuvutswa uburenganzira bwabo cyangwa se kwamburwa uburenganzira bwo kubaho mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Turaza kubigarukaho ni mu gihe tukiri muri ino teritwari yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ndaza kukubwira yuko bikomeje gukomerera AFC M23. Intasi z'igisirikare cya leta ya Congo ndetse na FARDC already tayari zamaze kwinjira muri Rubaya, kamwe mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro. Kuri ubu biravugwa ko muri kino gice cya Rubaya bikomeje kuba imbogamizi zikomeye cyane ndetse n'ingorabahizi kuri AFC 23 gutekereza yuko abo bita FARDC ndetse na Wazalendo bari muri kilometero zikabakaba muri 5 ku 8, gutekereza ko umwanzi rwose yamaze kubegera gutyo nkuko bo babyivugira bati ni umwanzi wabo nyine, ati FARDC umwanzi wacu. Urumva birakomeye cyane. FARDC rero yamaze kwegera imbere isatira Rubaya nyuma yuko yambuye izi nyeshyamba za AFC 23 ibice bigiye bitandukanye, hatabayeho kugorana cyangwa se kuvunana cyane, kubera yuko FARDC yamanukanye hariya ikintu bita umukomando kabuhariwe. Kugeza ubwo M23 yabibonye, amakuru avuga ko zino nyeshyamba zahise tayari zifata icyemezo cyo gusubira inyuma, cyangwa se mu by'ukuri baravuga bati reka tube dusubira inyuma. Ndaza kubikubwiraho gatoya. Ni mu gihe kandi ndaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo Wazalendo bakomeje kotsa igitutu abo muri M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyepfo ingabo z'u Burundi bafatanyije na FARDC bakomeje nabo kotsa igitutu, ariko na Wazalendo ntiyasigaye hano muri bino bice, bakomeje kotsa igitutu ndetse no gucana umuriro w'amazutu cyangwa se umuriro ukomeye cyane kuri M23 kuri twirwaneho. Ubu tuvugana Minembwe byamaze gutangazwa yuko rwose ari nkaho ari ifatwa rya kano gace, bavuga bati abaturage mutangire kwishimira ifatwa rya Minembwe. Ndaza kubigarukaho ngubwire byose uko byifashe muri no myanya ndetse no muri bino bice, tubive imuzi n'umuzingo. Dosiye y'ingabo z'Ubufaransa zivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje guhagurutsa benshi, kugeza ubwo nkuko byakomeje kugenda bigaragara, ambasade ya leta y'Ubufaransa yahagurutse igira byinshi itangaza cyangwa se ivuga ku ngabo z'Ubufaransa zirimo kuvugwa hano
muri bino bice nk'uko amakuru arimo kurushaho kugenda abitangaza cyangwa se arimo kurushaho kugenda abigaragaza. Ndaza kubikomozaho mugero makuru ya mu gitondo twagize gutya nabyo tubigarukaho cyangwa se tubikomozaho kugira ngo abantu babashije kudukurikirana nabivuzeho ukuri kugiye ahagaragara finally cyangwa se nyuma na nyuma amakuru y'ukuri yongeye kujya ahagaragara. Kuri uyu wa kabiri biramenyekanye ukuri kwa nyako kugiye hanze nk'uko birimo gutangazwa. Biremezwa yuko indege byavugwaga ko ari Sukhoi yaba yashyizwe hasi n'abarwanyi ba AFCM 23. Ibi bihabanye n'ukuri ndetse amakuru arimo kuvugwa muri bino bice hano mu hafi ngamo Kivu y'Amajyi bavuga ko ngo twirwaneho ngo M23 ngo abamanuye ngo indege ngo mu by'ukuri ya indege ya igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri, ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ndaza kukubwira ibyishe inyuma ira video ndetse n'ira ndege mwabashije kubona hariya, muraza kubimenya byose bive muzi n'umuzingo kuko nubyumva ratungurwa uravuga uti se kubera iki ikinyoma gikomeje guhabwa intebe kandi amakuru y'ukuri aba hari kuki abantu bayirengagiza. Ndaza kubisobanura byose bive imuzi n'umuzingo cyangwa se nkubwire situation yose uko yifashe uko ihagaze muri iyo myanya igiye itandukanye mw'abantu mwe. Sasa rero hano harandi makuru akomeye cyane kandi y'ingenzi. Ifoto reka nishyire muri groupe cyangwa se abari muri groupe yacu ya WhatsApp asonga mbere babashije kuyibona mu ba mbere kubera ko ubwo ndimo nkora kino kiganiro nabashije kuba nayishyiramo kabisa kugira ngo mubashe kuba mwayibona. Rubaya birahindutse, ibintu byongeye kuba byahindura isura cyangwa se byafata indi ntera kubera ko ubu tuvugana amakuru arimo guturuka Rubaya aravuga yuko habaye ibintu bidasanzwe bitaramenyekana neza uri inyuma y'ibingibi, niba M23 niba ari FARDC kugeza kuri ubu ngubu rero. Ariko ngiye kukwibwirira uko ibintu bimeze, umwuka wagaragaye hano muri kano gace, uko ibintu bimeze amakuru ari guturukayo cyangwa se byabashije kuhagaragara. Ariko ikindi ugomba kuba wamenya cyangwa se kigomba kuba wasobanukirwa hano kuri iyi nshuro amakuru yihutirwa kandi y'ingenzi ugomba kuba wamenya ni impinduka zidasanzwe ku mutekano wa Rubaya, kimwe mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro bimaze kuba byamenyekana aka kanya kuri iyi tariki nk'uko ndimo mbikubwira tariki 16. Amakuru aturuka Rubaya aravuga yuko aka gace kazwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro agaragayemo ibidasanzwe. Benshi barimo kwibaza icyaba kiri kujya mbere muri kano gace nyuma yuko Rubaya imaze iminsi isatirirwa ku buryo bukomeye cyane n'uruhande rwa FARDC ndetse Wazalendo. Kugeza kuri ubu ngubu M23 yari yataye imyanya yayo mu bice byegereye Rubaya isubira inyuma. Ubu rero tuvugana ntabwo biramenyekana neza ubyihishe inyuma cyangwa se ngo ninde uri inyuma ya kino kibazo. Ariko kuva mu masaha mu gitondo mbere gato yuko twinjira mu kiganiro ni inkuru zari zimaze gukwirakwira hirya no hino, ariko na makuru mu by'ukuri nari nabashije kuba namenya cyangwa se nabona, ariko ntabwo haramenyekana n'iki cyishe inyuma yabyo. Inkongi y'umuriro yagaragaye muri Rubaya mu mazu y'abaturage mu gace kamwe hano muri Rubaya muri teritwari ya Masisi, ndetse n'inkongi y'umuriro yari nyinshi cyane kubera ko yafashe amazu y'abaturage agera kuri 5. Ubwo nge nabyiboneraga n'amaso yanjye muri video nari ndimo ntakira, byagaragaraga yuko amazu asaga 5 rwose yari yamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro, ndetse ukabona ko ari umuriro wari urimo ugurumana mu kirere ku buryo budasanzwe, cyangwa se bigaragara nyine yuko ari inkongi y'umuriro ihambaye yafashe kano gace.
ntago biratangazwa ninde uri inyuma cyangwa se ni bande bihishe inyuma y'iki gikorwa, ariko ibi byabereye mu bice bigenzurwa na M23 ndetse abaturage benshi wabonaga yuko bahuruye bari kugerageza rwose kuzanga ngo barebe ko batabara, ariko ukabona ko n'umuriro mwinshi cyane. Ese byaba ari ibisasu bitewe muri kano gace, yaba ari inkongi y'umuriro isanzwe, haba hari ababigizemo uruhare kugira ngo bateze akavuyo muri kano gace? Byaba bigenze bite mw'abantu mwe? Kuba reko urabona ko mu mashusho yaje gufatwa hari n'amashusho yafashwe mu by'ukuri ari amashusho yafashwe n'abaturage, ndetse ubona yuko umubare mwinshi abaturage bagera muri za magana bari bamaze kusa nkaho bagenda begera muri nkengero zahaberaga iyo nkongi y'umuriro. Umuturage wabashije rwose guhita afata amakuru mu ba mbere, urabona ko yahise abigaragaza neza yerekana ko inkongi y'umuriro yaje hano muri kano gace. Ni Rubaya rero, n'ubundi bishoboka ko isaha iyo ari yo yose umuriro w'amabombe ashobora kuba yahavugwa cyangwa se yakumvikana muri kano gace. Isaha iyo ari yose birashoboka kuba ari uko ni agace kamaze gusatirirwa. Mw'abantu mwe nakomeje kugenda mbivuga kuba igisirikare cya leta ya Kongo aricyo FARDC ndetse FDNB ingabo zo Burundi ndetse n'abazarendo bari ahitwa rwose bari ahitwa Kibabi already bamaze no kusa nkaho navuga ko baharenga. Ni ibintu bituma kugeza kuri zisa cyangwa se kuri uyu munota abari muri Rubaya byanze bikunze na amahoro bafite, byanze bikunze na mutekano bafite, barumva ko badatekanye. Ndetse amakuru agaragaza cyangwa se yerekana yuko iyi Rubaya hari bamwe muri AFC M23 bavuga yuko bamaze kwinjirirwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse yewe navuga ko bunahambaye, aho batangaza yuko rwose ngo intasi z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC buriya ngo ziri muri Rubaya hose, yewe na wazarendo, aho ngo barimo gukurikirana bijyanye n'inyeshyamba za FC23 kugira ngo habaye kwitegura kugaba ibitero. Amakuru rero utazi kugeza kuri ubu ngubu muri tuno duce nuko ramforo cyangwa se abasirikare bari baje muri bino bice baje gufasha FC23. Hari abaturutse Kamusayo, hari abaturutse mu mujyi wa Goma, n'abasirikare bageraga hafi mu bihumbi 4 babonye FARDC ikoze reprise strategique, hanyuma barangije basubira inyuma baragenda, kubera ko hari bimwe mu bice bari bavuyemo kandi byari ngombwa ko bagombaga kubisubiramo. Nkeka ko reprise strategique ahangaha rwose noneho ni reprise strategique yatanze amanota kuri FARDC, wagira ngo mu by'ukuri ibi bari babizi neza, kubera ko ibice bagombaga no kugeramo biberamo imirwano, kubera abasirikare bake bari basigaye baje rwose babifata mu buryo bworoshye cyane, cyangwa se babifata hatabayeho imvune nyinshi cyane nk'uko amakuru arushaho kugenda abitugaragariza. Ntabwo byabasabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bigarure iyo myanya nk'uko birushaho kugenda bitugeraho, ahubwo baje rwose bameze nk'abarimo basigisheke, mu buryo bugaragarira buri umwe uwo ari we wese. M23 hano mu by'ukuri igowe no kuba iri buze kubasha kwirindira umutekano muri Rubaya. FARDC nayo ntago bahise binjira gutyo birampangu muri kano gace, ahubwo byabasabye kubanza gutegura ndetse uburyo bukomeye cyane bwo kwinjira, kubera yuko buriya ushobora kuba wakwishimira ko ubona umwanzi wawe mu by'ukuri urimo kumutsinda byoroshye. Igice ngiki nka Rubaya rwose ukaba wafata umwanzuro wo kuhinjira ugasanga uhuye n'ibibazo cyangwa se uhuye n'uruva gusenya ugasanga yagutegeyemo. Ibi rero nibyo byatumye cyangwa se nibyo byakomeje kugaragaza neza ko FARDC ari igisirikare kiri professional. Bageze hano nabo bamaze gukaba tuno duce barafunga rwose ku buryo ki bavuga batereka dufungiye ahangaha, ubundi dukora icyo bita ubutasi burimo gukorwa hariya muri biriya bice, nk'uko birushaho kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bivugwa. Ubu tuvugana andi makuru y'ingenzi
ahantu bita Rugumba hafi ya rwose kuri Tanganyika haje kugwa indege. Ni indege rero abenshi bavuze ko ngo ari Sukhoi, ariko ndagira nkubwire ko iyi ndege nta nubwo ari Sukhoi. Indege yaguye muri kara gace ntabwo ari Sukhoi, ni indege isanzwe. Ni indege isanzwe. Bivuga ko rero iyi ndege ngo yagize ikibazo cy'ubushyuhe bukabije, biza gutuma nyine ihanuka, ariko ntabwo iyi ndege yarashwe, kubera ko ngira ngo abantu mwabashije guca iryera video twashyize nawe muri groupe ya WhatsApp ya Songa Mbere, abantu mwabashije guca iryera video rwose y'ino ndege, mwabonye ko iyi ndege nta kibazo na kimwe ifite. Ubwo yari iri hano, byagaragaye hano mu biguze cyangwa se navuga nyine aho yari yaguye. Iyi ndege byagaragaraga neza yuko itigeze iraswaho, cyangwa se ibivugwa ko yaba yararashweho bihabanye n'ukuri kw'ibihari. Indege rero ntabwo yigeze iraswa nk'uko byavuzwe mu by'ukuri na Twirwaneho, binavugwa na M23. Benshi bavuga bati ni indege rwose yaje kuraswa, ariko ibi byo ntabwo ari byo. Icya mbere si indege y'intambara, icya kabiri ntabwo yigeze iraswaho, ikindi yaguye hasi kubera yagize ngo ubushyuhe bwinshi, biza gutuma rero mu by'ukuri ihanuka by'igitaraganya. Ubonye ko umupilote rwose yahise ayishyira ahantu hari amazi kugira ngo itaza kugira ikibazo cyo gufatwa n'inkongi y'umuriro. Bivuga ko ari ibibazo tekinike byatumye kino kibazo kibaho, nk'uko aya makuru arimo kurushaho kugenda bigaragaza, cyangwa se akomeje kugenda bitangaza. Ubwo rero bihabanye n'ibyavugwaga ngo hari indege yaba yahanuwe cyangwa se yaba yashyizwe hanze. Ubwo ngira ngo, cyangwa se nizere yuko abashaka kumenya ukuri kubyihishe inyuma y'iyo ndege yakomeje kugenda ivugwa, yakomeje kugenda yamamazwa, mu bimenye cyangwa se mubashije kuba mwabyumva neza, mukamenya byose uko byifashe nk'abantu mwe muri utwo duce tugiye dutandukanye. Ni amakuru aba akomeje kugenda atugeraho ahantu bita muri Bwito, muri shoferi ya Bwito. Hano n'ahandi, iyo tuvuze muri shoferi ya Bwito jya wumva neza ko ari muri teritwari ya Rucuru. Biravuga ko kano gace kongeye kwadukamo imirwano. Mu by'ukuri ngo aka gace kavuzwemo imirwano ndetse n'ibitero bikomeye cyane, nk'uko birimo kugenda bitangazwa, ariko ntabwo haramenyekana byinshi nyuma y'amakuru. Gusa biravugwa ko ngo hagaragaye drone. Ni muri shoferi ya Bwito, bishoboka ko ibi bice nabyo bishobora kuba bigiye kuba byavugwamo imirwano, noneho mwuka byaramwe. Reka nkubwire yuko rero mbere ko twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, Masisi hari kuvugwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorerwa abaturage batuye cyangwa se bakorera ubuzima bwabo bwa buri munsi hano muri kano gace, kandi bikaba ibintu bitigeze byishimirwa habe na gato. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru, umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere, Conscience Féminine pour la droit et le développement, watangaje impungenge zawo ku bwiyongere bw'ibikorwa by'ishimutwa n'iyicwa ry'abasivile birimo bivugwa muri Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango rwose ugaragaza ko ufite impungenge nyinshi ku birimo bivugwa, kurimo bibera muri kano gace. Mu itangazo bashyize ahagaragara tariki 12 Kamena 2026, uyu muryango uvuga ko nibura abantu bagera ku 10 bakomeje kubirirwa irengero nyuma yo gufatwa mu minsi 10 ishize n'abavugwaho kuba ari abayobozi cyangwa se abarwanyi b'imitwe ya FCM23, abakozi ba Médecins Sans Frontières cyangwa se abaganga batagira umupaka ngo baburiwe irengero. ASFDD ivuga ko mu bantu bakomeje gushakishwa harimo bo bita Jerome Maheshi na Rodrigue Bukanga, bombi bakaba ari abakozi b'ikigo cy'ubuvuzi cy'abagiraneza Médecins Sans Frontières Belgique. Abo bakozi bivugwa ko
bashimuswe muri Kamena 2026, ni ukuvuga muri uku kwezi kwa gatandatu, bashimutirwa muri Masisi aho ibikorwa by'umutekano muke bikomeje gufata indi ntera. Uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko ukurikiranira hafi uko umutekano uhagaze muri ako karere gakomeje kwibasirwa n'imirwano n'ibikorwa by'amatsinda yitwaje intwaro. Haravugwa iyicwa ry'abasivile 8 muri Bukombo. Mu bindi bikuye muri iryo tangazo ry'uyu muryango utegamiye kuri leta, wavuze ko ngo abasivile 8 bishwe mu ijoro ryo ku itariki 9 Kamena 2026 mu gace bita Bukombo kari muri sekiteri ya Oso Banyungu. Uyu muryango ushinja abarwanyi ba M23 kuba inyuma y'ubwo bwicanyi, ukavuga ko kugeza igihe watangarizaga ayo makuru imibiri y'abo bantu yari itarashyingurwa. Umuhuzabikorwa wa SVDD Nadia Nyamushia yavuze ko ibikorwa bidakwiye gufatwa nk'ibyabaye rimwe gusa, ahubwo ko byiyongereye ku bindi byaha byagiye bivugwa muri ako karere ka Masisi mu minsi ishize. Yagaragaje ko no muri Werurwe 2026, no kuvuga mu kwezi kwa gatatu, hari abandi bakozi b'imiryango itanga ubutabazi bashimuswe ku muhanda Mweso Kashuga. Ibintu byateye impungenge ku mutekano w'abasivile n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Impungenge zirushaho kwiyongera. Harasabwa kubahirizwa amategeko mpuzamahanga arengera abasivile. SVDD yasabye impande zose zifitanye amakimbirane muri aka karere kubahiriza uburenganzira bw'abaturage ndetse no gukurikiza amahame agenga amategeko mpuzamahanga y'intambara n'ubutabazi bw'ikiremwamuntu. Uyu muryango kandi wahamagariye ubuyobozi bwa leta ya Kongo, imiryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa mu bikorwa by'ubutabazi kugira uruhare mu gushakisha ukuri ku bantu baburiwe irengero ndetse no ku bwicanyi bwavuzwe muri Masisi. Amakuru aracyategereje kwemezwa. Nubwo CFDD yashyize ahagaragara aya makuru, kugeza ubu nta nemezwa ku mugaragaro n'inzego zibifitiye ububasha, bityo amakuru ajyanye n'ababuriwe irengero ndetse n'abishwe aracyakurikiranwa mu gihe hategerejwe ibisobanuro birambuye bitangwa n'ubuyobozi n'izindi nzego zibishinzwe kugira ngo nyine hamenyekane byinshi mu by'ukuri biri hano kuri kino kibazo gikomeje kuba muri teritwari ya Masisi. Ibikorwa by'ihohoterwa rero uyu muryango wavuze ko ngo byakozwe n'inyeshyamba za FCM23, wumva ko ari igikorwa kigayitse cyane. So hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rero hakomeje kugenda havugwa inkuru ku ngabo z'Ubufaransa. Ingabo z'Ubufaransa byagiye bivugwaho cyane cyangwa se bigarukwaho kuri ubu rero ibi ngibi byongeye kugira byinshi bitangazwa kuri ino ngingo nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Ambasade y'Ubufaransa yagize icyo itangaza kuri kino kibazo kiri kuvugwa ku ngabo z'Ubufaransa. Gusa icyo ugomba ko wamenya nuko ambasade y'Ubufaransa yahakanye yivuye inyuma, ivuga ko nta ngabo yigeze igira zishyigikiye ibikorwa by'inyeshyamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ambasade y'Ubufaransa mu itangazo yashyize ku rubuga X kuri wa mbere, ambasade y'Ubufaransa yavuze ko aya makuru nta shingiro afite, ishimangira ko nta ngabo z'Abafaransa ziri muri ibyo bice cyangwa ahandi hose mu burasirazuba bwa Kongo. Ati nta ngabo z'Ubufaransa zoherejwe muri Rubaya, Fizi cyangwa Mikenke ndetse n'ahandi mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba ayo mafoto n'izo nkuru bikomeza gusakazwa inshuro nyinshi ntibituma biba ukuri nk'uko ambasade y'Ubufaransa rero yabitangaje. Iyi ambasade yavuze ko Ubufaransa bukomeje gukurikiza umurongo wabwo usanzwe kandi usobanutse ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Paris yongeye gushimangira ko ishyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ikanasaba ko ingabo z'u Rwanda zishinjwa kuba ku butaka bwa Kongo zavanwayo. Abadiplomate b'Ubufaransa bagaragaje ko uyu mwanya umaze igihe uzwi kandi ko wakomeje gusubirwamo inshuro nyinshi n'abayobozi bakuru b'icyo gihugu. Ku bijyanye n'amakuru amwe n'amwe akomeje gukwirakwizwa agaruka ku byo Ubufaransa bwaba butekereza cyangwa se buvuga ku bibazo bya politike by'imbere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ambasade yavuze ko aya makuru adafite ishingiro kandi atagaragaza imyanzuro cyangwa se amagambo
igeze atangazwa ku mugaragaro n'inzego z'Ubufaransa. Iri tangazo rije mu gihe hakomeje gukwirakwira imbuga nkoranyambaga amafoto n'amashusho bamwe bavuga ko agaragaza abasirikare b'Abafaransa bari mu burasirazuba bwa Congo, ibintu Ubufaransa bwavuze ko ari ibihuha bidafite gihamya, bidakwiye kwizerwa, bidakwiye kwiringirwa, bigamije gusiga Ubufaransa icyasha, ndetse bikavuga ko ngo nta basirikare Ubufaransa bufite hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo ngibyo rero nibyo Ubufaransa bwemeje, buravuga buti twebwe ntabo dufite, nimubabona muzabarase. Timubabona muzabarase, bwo ntabwo azaba ari abacu. Urumva niba banahari barabakarabye. Nguko rero uko Ubufaransa bwagize ibyo busobanura ku biri kubuvugwaho. Hanyuma rero ndagira ngo munyemerere aya makuru tuyasubikire ahangaha, kubera yuko kuyavuga siko kuyamara, ndetse kandi nanone mu by'ukuri turaza gukomeza kugenda tubikurikirana 5 kuri 5 uko amakuru aza kugenda asohoka, cyangwa se amasaha aza kugenda yirika byinshi bijya ahagaragara, niko tuza kugenda byose tubibagezaho, cyangwa se tubabwira byose tuza kubasha kumenya. Rero nyemerera ukande subscribe, ntibagirwe gukanda subscribe, ukande like, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turasura amasaha ari imbere tureba uko byifashe. Kuri mikoro na Bosco in Region Info, nimugire ibihe byiza.